bakunzi ba The ITV ndabasuje kandi mbahaye ikaze uyu munsi rero nkuko mubibona twaje mu kirori cyangwa se mu muhango wo kwibohora umunsi wo kwibohora. Murabizi yuko buri tariki enye z'ukwezi kwa karindwi buri mwaka mu Rwanda haba umunsi wo kwibohora. Hanyuma muri Arizona ariho duherereye uyu munsi nanone wabaye nyine iyi tariki, niyo mpamvu turi hano twaje mu munsi wo kwibohora kugira ngo turebe uko abanyarwanda uyu munsi bizihije uyu munsi. Mu nkurikire rero tujyemo imbere aho igikorwa kirimo kubera, aho umunsi wo kwibohora urimo kwizihizwa, hanyuma turebe uko abanyarwanda babyifashemo kuri uyu munsi. dushimira Imana yaduhaye igihugu cy'u Rwanda ndetse ikakiduha n'iki ngiki dutuyemo. Uyu munsi rero umunsi wa none nibwo abanyarwanda kuko dutuye hano muri Arizona twateguye gukora uyu munsi wo kwibohora uko bisanzwe ubundi biba ku itariki enye Nyakanga, ariko twebwe bitewe na organisation twishimiye ko tubikora uyu munsi. Reka rero banze basabe mudize amashyi yo kugira ngo mbashimire kuba uyu munsi twaje tukawitegura. Nimwikomere mu mashyi. Ni umunsi mwiza rero ufite icyo usobanuye kuri twebwe nk'abanyarwanda, tudakwiriye kwirengagiza. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda niwe wavuze ati amateka, ndetse nabivuze ku munsi wo kwibohora avuga ati amateka yanditswe n'ikaramu ntabwo yasiga, amateka yanditswe n'amaraso. Bifitiye rero icyo bisobanuye kandi gikomeye. Ntabatindiye rero ndaza gusaba Nyakubahwa Perezida wa kominote atambuke aze imbere kugira ngo abahe ikaze twese kuri uyu munsi wa none. Mwanya n'uwawe. Mwiriwe mwese, ko nduzi twipfumbase AC yabaye nyinshi sinayigabanye cyangwa ni izuba simbizi. Nanjye kuba ngo nitwa Jado, ku batanzi hari umuntu wigeze kubwira perezida wacu ngo wa perezida twaragowe, ariko ntabwo twe twagowe. Ntabwo waba uyoboye abantu bangana namwe basa neza bubahiriza igihe ngo wumve ko wagowe. Akazi kanjye rero ni ukubaha ikaze, ukubabwa ngo karibu, ni ukubifuriza
isabukuru yo kwibohora. Kwibohora bivuze byinshi. Hashize imyaka myinshi tubyizihiza, ariko mwese uko muri hano mbahaye mikoro, buri muntu yavuga icyo bisobanuye kuri we, kuko bisobanuye byinshi. Bimwe mu bintu bijya binyibutsa uyu munsi wo kwibohora. Nkiri umwana mutoya, nari mfite nk'imyaka 10-11, na mukuru wanjye twakurikiranaga. Hari igihe ishusho itajya imva mu mutwe. Papa wanjye abamuzi agira icyivugo, aba ngo ndi mu rutampunzi wa bwoba buke. Kandi mu bantu batagira ubwoba, data ntabwo agira ubwoba, aramugira ariko si bwinshi pe, ni bwoba buke, abantu bose bamuzi. Ariko hari ikintu kimwe cyamuteraga ubwoba, nanjye ntabibona ko yagize ubwoba. Iyo ikintu bitaga permis de résidence cyabaga cyarangiye, yari umunyarwanda kavukire, wa wundi bita umusope, muramuzi? Kavukire utabandi. Mama wanjye ari umunyarwanda kavukire utabandi, ariko bakagira ikintu bita permis de résidence, kuko bakomokaga ku Kibuye batuye ku Gisenyi. Uvuga ngo mu Rwanda uri umunyarwanda ukaba ugomba kugira green card yo kugira ngo ujye gutura muri prefecture. Kwibohora kimwe mu bintu binyibutsa ko uyu munsi nta kujya mu Rwanda ngatura aho nshaka nta mubajije permis de résidence. Icyo kintu ndanibuka. Iyo yabaga yashize permis de résidence, njye na mukuru wanjye nitwe twari bato, twaragendaga ntawe duhagarika, bakatwohereza kuri komine, akabaza umusekereteri waho twahaye akantu kugira ngo bamusinyire bamuhe permis de résidence. Umva icyo kintu, urumva? So ubu ngubu nishimira ko icyo ari kimwe mu bintu mu by'ukuri muri byinshi, ariko mwese buri muntu ushobora kumuha mikoro akambwira icyo yibuka kimwibutsa kwibohora. Ikindi wenda navuga ni gushima abitanze kugira ngo uyu munsi u Rwanda ruba ari u Rwanda, umwana yiga, ari uwa burugumesitiri, ari uwa meya, batavuze ngo kana kuriya ngo nuwaha nuhariya. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Hari byinshi tuzi kandi twashimiye Imana ko dufite igihugu, kandi igihugu kimeze neza, gitera imbere. Ngiye gukora ikintu mumbabarire, ntawe nagisabiye uruhushya, kandi niba nkoze amakosa muze kumbabarira. Ngiye gusaba umuntu wese wigeze kwambara uniform ingabo mu ngabo z'u Rwanda, ndabasabye bahaguruke. Ndabizi bamwe barifata umuntu wita Mudege n'ahandi. Mudege nta soni biteye. Watinye iki? Watinye niko turi iwacu, ariko no kwiganirira. Nk'uko rero Jado abikomojeho, ubu duhuye nk'abanyarwanda ba Arizona kwizihiza umunsi wo kwibohora ku nshuro ya 29. Twari twizeye ko abantu baza kuba benshi bakarenga aha, ariko imibare ntawe ubimenye, kandi n'ababohoye igihugu batangiye ari 7. Abandi bose mukaba bake neza, kandi nako mubona. Rero ngiye gutangira ikiganiro
kubanza tuganire ko twumva kimwe kwibohora n'iki. Liberation, what is liberation? Impamvu ngiye kugira ngo bigarukeho ndagira ngo mu bigaruka tuza gukongeraho uko dukomeza kuganira, ariko mu ntango topic uzi icyo ari cyo tugiye kuganiraho wavuga uti niwo vyasa abantu benshi barabizi. I'm sure ndagira ngo mutabiza bimenye cyangwa ubizi abyibuka. Ndabasaba n'imbabazi ndaza kumwe nkaho nakubanze indimi ndaza kumwe nkaho nabanze indimi, ariko mugiye kuvanga ibintu kuvanga nabi niyo umuhungu biravanze harimo amazi n'ibindi bashyizemo, hari n'ibindi baza kubavangira hariya ni ukuvanga gusa ikindi ni ukuvanga nabi. Let me ask a question in English. What is liberation? I ask a question, and as a teacher, I give the answer. Liberation is the act of setting someone free from slavery or oppression. It can refer to a movement seeking equal rights and status for a group of people. Your meaning in you think and the feeling you think are yours. Arwambira wenda cyongereza nazi cyinshi yambwiye mu Faransa ko ndakosiga. En français, nous disons que la libération, c'est l'action de rendre libre une personne prisonnière. Nous tugomba kubaca mu Kinyarwanda kwibohora cyangwa liberation ni ugukura ku ngoyi umuntu yaraboshye yarafunzwe. Slave agent ngabye ni Shakara, yes. The oppression ni oppression. No kuba ngo ni ukandamizwa. Tuko emutsikana ngo twarivuga. Noneho rero tugiye kugaragaza amagambo make aribyo tuzi. Urugamba rwo kwibohora rwo rwarabaye. Sinako tubutindeho cyane. Rwatangiye itariki ya 1 Ukwakira umwaka w'1990, rurangira itariki 4 z'ukwa 7 1994. Icyo gihe rero Kigali yari yafashwe, ariko igihugu cyose byageze itariki 18 z'ukwa 7 uwo mwaka. Ariko se kugira ngo abantu bari nabo bafata intwaro bajye kurwana, hari uko bakunda kurwana gusa dukunda kurwana, hari impamvu zari zugarije igihugu. Ndavuga abanyarwanda batuye u Rwanda n'abari bari hanze twe twarahinduye igitamo kandi ari iwacu. Icyambere hari akarengane karenze aho ikiremwa muntu kitubahirizwaga. Abatutsi barishwe 59, barishwe 63, barishwe 73. Ni nani matariki y'imyaka y'abagabo nigeze baruka kubica aba ko jaruka mu mwanya y'ubyo bya permis de résidence cyangwa n'ibindi, ariko mu mashuri barahano bayizemo bagusaga abantu. Abatutsi ni bane, abahutu ni bane, no kwenda kure abatutsi abaribo. Ariko hari n'akarengane no mu mashuri, nuko ubushobora gufata umwana wa afande wowe, ariko umwana yenda uvuka ku mujero zidere simbizi we kinga gatsinda kabona na scholarship akazaza kwiga. Hari akarengane karenze ko kubaho, hari akarengane mu mirimo,
nayo mpamvu bavuga ko burya na mbere y'intambara ntabwo nabisomye ahantu bigaragara ariko biravugwa ko bari bageze lisansuma y'abanyarwanda baza gusanga abatutsi umubare wari wariyongereye mbere y'intambara. Kubera iki? Barigaga bagera mu wa gatandatu bakabahagaritse, ariko ukomeza bajye kwiga atinde mu mashuri bagatangira agashaka ubuzima bwabo buciriritse, bagashaka n'abagore. Bari batangiye kororoka, barabyaye, barabaye benshi. Ibyo yenda ntitubitinda ko hari akarengane karenze. Byonyine nk'abari barahejejwe hanze, uri umunyarwanda nyine nahungiye i Burundi ko kwamuka Akagera iwacu n'Umunyaruguru byari byoroshye, ariko no ntibyakundaga. Uhejwe hanze ku cyabaye gito kari akarengane karenze, ariko utetse nta karengane. Hari yesi akarengane, ariko harimo n'ubujiji. Abantu barinjije. Ubu Abanyarwanda barakebutse, barize. Tuzagenda tubigarukaho, ariko no magambo avunaguye. Amashuri yariyongereye, za kaminuza zendeye banze muri 40-37 za private. Abantu bariga, abantu barajijutse, abantu barakanuye, harimo ubujiji. Ubujiji no mu bayobozi, ubujiji no mu bantu bose. Iyo umuntu ari injiji akora iby'ubujiji, ntashishoza, ntareba kure, ntabazi icyiza n'ikibi. Ndaza kubereka imibare ntabwo ari kimwe n'iki gihe mu Rwanda bimeze neza, ubukene barabugwanya. Nibuka ko muri 1990 bavuga ku mibare ubanza abanyarwanda bari munsi y'umurongo w'ubukene bagera kuri 77%, ariko byaragabanutse muri za 30. Abanyarwanda barenga miliyoni bamaze kuzamuka baba munsi y'umurongo w'ubukene, barazamuka bajya hejuru. Igihugu cyarayibohowe, cyarabohotse, natwe turabohotse. Mwifate nk'ababohotse, si ukubyizihiza gusa kuko itariki yageze, ariko niko bimeze. We are free, ntabwo ari kimwe na kera. Hanyuma ubuzima bubi ndaza no kugira ko mu mwanya mu ijambo perezida yavuze iby'indwara, ubuzima bubi, ubukene. Reka no kubitindaho mbasomere icyo perezida yivugiye ubwiwe. Ndabona ni mu muhango wo kwizihiza isabukuru y'imyaka 23 yari ishize u Rwanda rwibohoye, wabereye mu murenge wa Shyira. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagarutse ku nzira yo kwibohora, avuga ko urugamba rutangirira mu kuburizamo imigambi mibi y'abayobozi babi n'ubutegetsi bwabo, hagakurikiraho guhangana n'ingaruka zatejwe n'iyi miyoborere mibi. Habaye abagabo barahangana ku rugamba rw'amasasu, baratsinzwe ntabwo tubisubiramo, ariko na nyuma yo gutsindwa urugamba rw'amasasu barwanye, ariko bamwe bamaze guhaguruka barwanye nk'intwari. Yarereka kubera tureba indirimbo bajyaga baririmbo atatugonde kama misumari, nywele zote zitoke kichwani, hatuwezi kurudi nyuma. N'ibindi sinaga kuririmba, hatuwezi kurudi. Umuntu uririmba ayo magambo bivuye mu mutima, bwari bwarashize ari nk'imisumari koko, ariko hatuwezi kurudi nyuma. Urugamba bararwanya kandi barwana neza. Yigeze kubabwira ngo umuzungu yigeze kuza kwandika igitabo ku Banyafurika, noneho barabaza intambara zabaga mu gihugu cy'u Rwanda na kera kose, ngo asanga Abanyarwanda iyo intambara yatangiye bateze amasaha yo kurya. Andi mahanga kugira ngo bararwana, ariko isaha yo kurya ati reba acha kwanza hiyo kupigana twende kukula, alafu tutakuja baadaye tuongeze tupigane. Umuzungu atari sijyanye simbyumva ko mubaho umutima mutatu. Ati reka shaka waba utagira tubya turarya mukatiki siko nacyo. Ati kirari nibanga ryacu ntabwo nyubwira nibanga ryacu ariko turarya biso waba utarya. Amurembera atari kumuryishi ati tubya umujinya wa umuntu wari ifiriti n'inyama akamana bye yarwara n'uri umujinya. Umujinya mo vitamine zo kurwana n'imbaraga utagira aho
abana bacu babanye umujinya ariko w'imfura baranica, ariko na nyuma yaho urugamba rw'amasasu rurangiye igihugu cyacu kiba kirazamuka mu ntera zose. Ngo hari imibare babwira ariko si yose ibigaragaza igihugu cyaravutse, igihugu ni kizima, aho kivuye ari naho kigeze. Rero yaravuga ati mu rugamba rutangira mu kuburizamo imigambi mibi y'abayobozi babi n'ubutegetsi bwabo, hagakurikiraho guhangana n'ingaruka zatejwe izo ngaruka nazo barwanye nazo kandi barazinesha. Ubu ngubu igihugu aho kigeze n'imibare bigaragaza sibamoni yandikwa n'u Rwanda ari banki mondiale ari perezida yunzemo ati ubutegetsi bubi burangwa n'ubukene n'inzara uburwayi. Mubibona rero hano murabona yuko byashyushye, murumva ukuntu bimeze muri background, abanyarwanda barimo baruzi uyu munsi. Murabona yuko ari ibyishimo bidasanzwe, murabona yuko ari umunsi udasanzwe ku banyarwanda cyane cyane abatuye mu mahanga hano muri Arizona. Reka mbareke rero mwihere ijisho ku bwanyu. Perezida, twagira ngo tukubaze uyu munsi, turabizi ko ari umunsi wo kwibohora, bimeze gute nkawe wateguye ibi birori mufatanyije n'abandi? N'icyo wabwira abanyarwanda kuri uyu munsi wo kwibohora cyane cyane batuye muri Arizona? Nagushimiye mbere na mbere, ariko kandi ngira ngo mu kinyarwanda bavuga ngo nyiramaso yerekwa bike ibindi akirebera. Wabibonye ko twagize ibihe byiza, ko twishimye, ko twanezerewe, abantu bishimiye umunsi wo kwibohora bakawufata nk'umunsi w'ingirakamaro mu buzima bwacu nk'abanyarwanda no mu buzima bw'igihugu. Muri Arizona rero ntabwo ari umunsi dufata mu buryo bworoheje, kuko ni umunsi usobanuye ibintu byinshi cyane mu mateka yacu nk'abanyarwanda. Ni umunsi rero twishimiye, twongeye kwibuka aho u Rwanda ruvuye n'aho rugana. Urumva ko ni impamvu yo kwishima no kunezerwa. Murakoze cyane. Abantu kwitabira uwo munsi, n'icyo wababwira batabaye hano uyu munsi? N'icyo wababwira? Bahombye cyane, ariko twizeye ko impamvu izo arizo zose zatumye bataza ari impamvu zumvikana, ariko n'ubutaha turabashishikariza ko bajya baza twifatanya tukizihiza umunsi w'ibyishimo, umunsi u Rwanda rwazutse, umunsi u Rwanda rwongeye kuba u Rwanda, umunsi abanyarwanda bahawe izina ubunyarwanda, bakava mu macakubiri, bakava mu byabatanyaga, bakubaka ubumwe bwabo. Ubwo bumwe rero nibwo dushaka gushingiraho, na hano muri Arizona duhamagara abantu bose bitwa abanyarwanda, duhure, twishime, twibohore ingoyi z'ibindi byose bituboshye, ubukene n'ibindi, ariko tunishimire n'intambwe tugezeho, dukomeza n'ubumwe bwacu. Nibwo butumwa natanga, cyane cyane kuvuga ngo umuntu wese w'umunyarwanda akwiye kubiha agaciro, akabifata nk'ibi. Murakoze cyane, turabashimiye. Murakoze.
munsi wawakiriye nk'umunyarwanda utuye muri Arizona, umunsi wo kwibohora wabiwakiriye gute, bimeze gute? Murakoze cyane, nitwa Maraki Bayingana. Uyu ni umunsi w'umunezero kubera ko twibuka byinshi igihugu cyacu cy'u Rwanda cyaciyemo, ubu tukaba twaribohoye dufite amahoro n'umutekano. Uyu munsi ni umunsi unyibutsa byinshi cyane. Nabonye urimo urabyina, urishima, uriyakira. Ni iki cyagushimishije by'umwihariko kuri uno munsi? Icyanshimishije cyane, murabizi ko iyo umuntu aboshywe nta freedom aba afite, ariko nk'umunsi wo kwibohora umuntu agomba kwibohora akanezerwa. Nicyo uyu munsi unsubizamo intege mu bugingo. Urakoze cyane. Para